dukoraniye ahangaha kuri buri munsi kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, Imana iradukunda cyane, yaduhaye umubyeyi Bikira Mariya gukomeza turengera dusabire. Dore amasomo y'umunsi mukuru w'umubyeyi Bikira Mariya bicya mutasama mu cyaha, none kuwa gatatu tariki 8 Ukuboza 2021, Immaculée Conception. Isomo ryamenye mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 9 n'uwa 15 kugeza kwa 20. Umuntu yamaze gusuzugura Imana, Uhoraho Imana aramuhamagara aramubaza ati, uri hehe? Undi arasubiza ati, numvise ijwi ryawe mu busitani, ngira ubwoba kuko nambaye ubusa ndihisha. Uhoraho Imana ati, ninde waguhishuriye kwambaye ubusa? Aho ntiwariye ku giti narakubujije kuryaho? Umuntu arasubiza ati, umugore wanshyize iruhande niwe wampaye kuri cya giti ndarya. Uhoraho Imana abwira umugore ati, wakoze ibiki? Umugore arasubiza ati, inzoka yampenze ubwenge ndarya. Uhoraho Imana abwira inzoka ati, kuko wakoze ibyo ubaye ruvumwa mu nyamaswa zose z'agasozi. Uzakurura inda hasi maze urye umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Ikizinzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse ku gatsinsino. Nuko umuntu yita izina umugore we amwita Eva, kuko ari we wabaye nyina w'abazima bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Mubyeyi Bikira Mariya, Uhoraho gukora ibintu by'agatangaza. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho agaragaje gutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe, agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimusingize Umwami Uhoraho. Mubyeyi Bikira Mariya, Uhoraho gukora ibitangaza. Isomo rya kabiri ryo mu Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 1 umurongo wa 3 kugeza kwa 6, uwa 11 kugeza kwa 12. Nihasingizwe Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo, iyo yadusakaje mu migisha y'amoko yose ituruka kuri Roho Mutagatifu mu ijuru ku bwa Kristo. Ngo kuko yadutoreye muri we nyine mbere y'ihango ry'ibiriho byose, kugira ngo tuzayihore imbere mu rukundo turi intungane n'abaziranenge. Igihe nicyo mbere y'igihe ko tuzayibera abana yihitiyemo, tubikesheje Yesu Kristo. Uko niko yabyishakiye ku buntu bwayo, kugira ngo izahore isingirizwa ingabire yaduhereye ubuntu umwana wayo w'inkoramutima. Niyo kandi twatoremo kugenwa mbere y'igihe ku buryo buhuye n'umugambi w'ugenga byose, kugira ngo twebwe abashyize amizero muri Kristo tubonereho gusingiza ikuzo ryayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 1 umurongo 26 kugeza kwa 38. Muri icyo gihe Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti, ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Umukobwa yitwaga Mariya. Marayikazi wabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga, yibaza icyo ndamutso ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yesu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Nyagasani Imana azamwegura ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira Marayika ati, ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ubasha bwa nyir'ijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wa nyina yasamye mu zabukuru. Uku kwezi ni ukwa 6, kandi ubundi yitwaga ingumba. Koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose mbe nk'uko bivuze. Nuko Marayika amusigaho aragenda. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Amen, amen. Uwo ninde? Ni Yesu Kristo uzabyarwa na Bikira Mariya umuziranenge. Turakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe.
mubyeyi Bikira Mariya. Bana ba Bikira Mariya nimukomere, muzacunge umuntu waguhemukiye. Iyo ugiye kumuvuga nko mu izina wumva biremereye, wumva biri kuguhanda, wumva binabishye yewe. Ariko ndakubwiza ukuri, umuntu wakugiriye neza, umuntu wagukoreye ibitangaza, umuntu wagukoreye neza, iyo ugiye kumuvuga wumva biryoshye, wumva wanamuhoza no mu kanwa. Rero bakristo bavandimwe, ntibigira uko bisa gusuhuza umubyeyi Bikira Mariya, ndakuramutsa Mariya. Bakristo bavandimwe, natwe kuri uyu munsi ku itariki ya 8 Ukuboza dufite ibyishimo bikomeye cyane byo gusuhuza Bikira Mariya. Kuba nziranye na Bikira Mariya birampagije kandi birashimishije. Kuri uyu munsi duhimbaza Bikira Mariya utasama mu cyaha, Immaculée Conception. Turaza kuzirikana ku mugenzi w'ubudahemuka wahesheje Bikira Mariya ubutoni ku Mana, la faveur de Dieu. Tubanje kuramutsa mbere na mbere diocèse, paruwasi, ibigo byisunze umubyeyi Bikira Mariya utasama mu cyaha. Muri abatoni b'Imana muhorana Imana. Dusuhuje kandi imiryango myinshi, ingo nyinshi zisunze utasama mu cyaha bwa Bikira Mariya, ngo umubyeyi mwiza ahora bavuganira mu budahemuka no mu busugire bw'ingo zanyu, imiryango yanyu. Hanyuma turabakengurukiye abitiranwa na Bikira Mariya bose, abafite amazina ya Bikira Mariya. Ni ishema rikomeye kwitarana n'umuntu ukomeye, kwitarana n'umubyeyi w'Imana, nyina w'Imana, Bikira Mariya utasama mu cyaha, umuziranenge kandi wabyaye umuziranenge. Aho muri mwese mugira umunsi mwiza. Hari abakristo benshi ku mazina yabo bagiye bongeraho izina rya Bikira Mariya. Umunsi umwe korona itarakameza, hari ubwo najyaga njya mu kagoroba k'abana, hari korasi abasaveri bajyaga batera kuri rassemblement, bagatera bati Mariya atera iyo ngoma. Nuko nanjye mu kagoroba numva abana barayiteye, ati Mariya atera iyo ngoma, ngo hari Mariya Masumbuko. Birumvikana kubera ibyishimo byinshi byuko nanjye banyise Mariya, nanjye nakomeje gukoma amashyi, anakomye nashishikaye kugira ngo kagatitire bataza gukankuriraho. Nuko nkomeza ndakagumana, Mariya Masumbuko mubyeyi. Byarashimishije. Kubazi iyo korasi namwe mwakomeza mugatereka mu izina ryanyu rya Bikira Mariya. Reka by'umwihariko dusuhuza bamwisunze ku buryo noneho bigaragara amazina y'irangamimerere muri batizatorumu ku ifishi ya batisimu, naho twebwe ko ari uguturobesha Mariya Masumbuko. Ahangaha ndavuga ba Mariya Redempta, Assumpta, ba Virginia na ba Immaculata. Cyane cyane kuri uyu munsi ariko ni ba Virginia na ba Immaculata, Immaculée Conception. Birababaje bakristo bavandimwe kumva abakobwa bitwa ba Virginia birirwa bacorana n'ababyeyi ku miti yo kuringaniza ibyara. Hari abangavu ba Virginia bacuza abandi, bakiruka nga bagiye gufata iyo miti kuri centre de santé, inshinge n'ibindi byose bijyana nabyo ku mavuriro. Kandi hari abangavu bitwa ba Virginia birirwa birukanka ku binini n'imiti yo kuringaniza. Virginia we, iyo miti se wagize ngo niyo kuvura inzoka, niyo kuvura corona? Uratuba usugi bwawe warangiza ngo witwa Virginia? La Vierge, Bikira, Vierge, umubikira. Ibaze nawe kuri iyo foto y'umubikira utari Vierge, utari Virginia. C'est contraire comme sens des aiguilles d'une montre. Noneho nagahoma munwa kumva umugore witwa Immaculata, Immaculée, uroga, ukuramo inda, cyangwa akabacuruza imiti ikuramo inda. Nivujyaga n'abandi bacuruza udukingirizo, cyangwa akabafasha abakobwa cyangwa abangavu babandi mvuze haruguru kuzikuramo. Immaculata we, Immaculata, umuziranenge nka Bikira Mariya koko. Mbega gusebya amazina yacu. Nguri ifoto y'umugabo bita Innocent, bivuga mugira neza, ariko uwo mugabo akaba ari umugome, umugabo w'umwicanyi, ugambanira abandi, umubisha pe, ugira amahane. Innocent we. Nyuma rero nguri ifoto witwa Fidèle, bivuga mudahemuka, uca inyuma uwo bashakanye. Fidèle wibakiwe ku muguruko, ku ntambara, indahemuka. Uyu mwanya tugiye kwibanda ku budahemuka, la fidélité, bwaranze Bikira Mariya, bigatuma koko atona ku Mana, umuziranenge, Immaculée Conception. Mu isomo rya mbere twakiriye kumvise icyaha cy'inkomoko, uburyo cyatangiye, anacyo cyitwa agasuzuguro k'abakurambere bacu Adamu na Eva. Icyaha bakoze c'est la désobéissance, gusuzugura Imana. Rero nk'uko Kiliziya yakuye kirazira, na Bikira Mariya Yezu bakuyeho agasuzuguro ka Adamu na Eva, bakoreshejeho umugenzo wa gipfura wo kumvira, obéissance. Yezu na Adamu mushya, Bikira Mariya ni Eva mushya. Imana rero ikaba yaramurinze ubusembwa bw'icyaha bwose kubera kumvira kwe. Yatsinze Sekibi, ya nzoka tumaze kumva. Burya umwana mwiza agira umugisha, agira ubutoni ku babyeyi be kuko yumvira. Rya tegeko rya kane mu mategeko y'Imana,
kubaha ababyeyi, kubaha Imana. Rero Bikira Mariya bagahebuzo mu ngabire z'Imana, umutoni w'Imana, niwe wabyaye Imana utasamanywe icyaha nyine, Immaculée Conception. Umuririmbyi wa Zaburi ati mubyeyi Bikira Mariya uhoraho gukorera ibitangaza. Amen, amen. Uhoraho gukorera ibitangaza igihe nawe wemeye kumvira ukamwumvira, ni ukuri Imana igukorera ibitangaza nka Bikira Mariya. Mu isomo rya kabiri Pawulo Mutagatifu aradushishikariza umutoni ku Mana uwo ari we, ni umukristo. Umukristo bivugwa watowe n'Imana, Kristos wa Kristo. Bagize bati Imana igenda icyo mbere y'igihe ko tuzayibera abana yihitiyemo tubikeshe Yezu Kristo. Amen. Yezu waducunguye yabyawe na Bikira Mariya, wari waratowe n'Imana kuva kera na kare, nk'uko twabizirikanye mu Ivanjili ya none. Bikira Mariya umutoni w'Imana, ubwo marayika aje kumusuhuza akamumenyesha inkuru nziza yo kwatowe n'Imana. Bakristo bavandimwe, gutona ntawe ubyiha, c'est la faveur. Faveur nta muntu uyiha. Imana yahaye faveur Bikira Mariya, iyo ni impano y'Imana. Marayika Gabriel ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Amen. Nta kintu kiza ko guhorana n'Imana, kubana n'Imana. Ibyo nibyo birinda guhemuka, ni garde fou. Kuba Bikira Mariya yakomeje kuba isugi mbere abyara na nyuma y'uko abyaye, agakomeza kuba indahemuka ku busugi bwe, nuko yari ari kumwe n'Imana. Uri kumwe n'Imana aratona, agakomera no ku budahemuka. Ubutoni rero ni uko uri kumwe n'Imana, niyo mahirwe aruta ayandi, niyo kado nziza waronka ku Mana, guhorana n'Imana. Kuba indahemuka, être fidèle, ibyo byahishe Bikira Mariya ubutoni. Erega ubumanzi cyangwa ubusugi ntabwo ari umugenzi washikariza abihaye Imana gusa, ahubwo n'uwo abantu bose, abakristo bose, cyane cyane ni umugenzi ugaragara mu masakamento abiri aduha ubutumwa muri Kiliziya. Ayo ni ubusaseridoti no gushyingirwa, umugenzo mbonezabupfura, ubusugi cyangwa ubumanzi. Homba aho ngaho bisaba chasteté et la virginité. Bashatse n'abavirginiya twongeye kubasuhuza, turabakegurukiye. Ibanga ry'ubudahemuka iyo utarimenye urishima nka Bikira Mariya. Bityo ntudohoke ku isezerano, ukamenya uwo mwasezeranye, ntumuhemukire, ntumuce inyuma. Iryo niryo banga ritanga ibyishimo, isoko y'ibyishimo n'ubudahemuka, ubudahemuka ku isezerano. Hirya kure cyane muri Afurika hari urugo rw'abakristo bubahaga Imana, umugabo n'umugore bakundana cyane, ariko umugore wo muri rugo yari afite uburanga buhebuje pe, ku buryo abagabo ku mpande batamaga kumutega imitego ngo barebe ko bamenesha amabanga y'urugo, amabanga y'urugo ababyeyi. Nuko wa mugore n'akabera ibamba akikomeraho. Igihe rero cyaje kugera Nyakibi ntarara bushyitsi, Shitani ahora arekereje, wa mugabo baje kumuroga kubera iryo shyari ry'urugo rwe rwiza, nuko apfa bamaze kubyarana umwana umwe gusa. Uwo mugore yamaze gupfakara akiri muto, murabyumva. Noneho babagabo bajya babona inzira nziza yo kuzajya bamumenesha amabanga, bamutesha umutwe. Nuko bakamubwira bati none se ko wa muntu wiringiraga gusize waretse tukagucyura, ko ifaranga turi naryo, ifaranga ababyeyi, ejo utazicwa n'inzara cyangwa ukabujya ubura icyo wambara cyangwa kwicwa n'irunguri wenyine. Nuko wa mugore akabasubiza ati sinshobora guhemukira umugabo wanjye twagiranye isezerano imbere y'Imana, imbere ya ritari ntagatifu. Ndacyari umugore we, nta wundi nzashaka. Muzabaze, sinzashaka kabiri kuko nta wundi nzabwira ibanga ryanjye, nta wundi uruta umugabo wanjye twashakanye, kuko umugabo wanjye ndabizi neza aho ari, arantuzi. Sinamuhemukira rero kuko nzi neza aho ari. Aya magambo akajya arakaza abo bagabo, bakarushaho kunihira mu majwi ya tenoro. Navugaga kurira, kunihirira mu majwi ya tenoro. Wa mugore aza gukenga, amaze kubona ko bashobora kuzamufata ku ngufu, bakamumenesha amabanga y'urugo yabitse igihe kirekire. Nuko mu bushobozi umugabo yari yaramusigiye, yubaka uruzitiro rukomeye rw'inzu ye, nuko yandika ku gipangu cya rwa rugo rwe aya magambo akurikira: attention, cette maison est protégée par la grande puissance invisible et inconnue. Iyi nzu irinzwe n'ububasha bukaze kandi butazwi, special force. Nuko abagabo uko bazaga baje kubuza uyu mugore uburenganzira ndetse no kumubuza amahoro, babona amagambo special force, bakagira ubwoba, bagakizwa n'amaguru bakiruka, bagasubira iwabo bihuta. Nuko bakagenda bivuvota bati wasanga ari nk'umutwe wa gisirikare wa mugore yashyize iwe, cyangwa ububasha butwika, cyangwa nk'ibirozi n'ibitumano birindira urugo rwe. Nuko bagahita biruka amasigamana, ububasha bukaze butazwi babyeyi, special force. Ngiyi intwaro umupfakazi yatsindishije, agakomera ku budahemuka bwe, bityo ntamena amabanga y'urugo, amabanga y'urugo babyeyi. Guhera icyo gihe, kubera iyi special force, aya magambo yo ku rugo,
ntawongeye gutinyuka urwo rugo. Ese wo mubyeyi ujye wibaza, uwo mwashakanye uramutse ugize ibyago akitaba Imana, kandi ko bibaho, nawe washobora gukora banderole ukayimanika ku muryango, ugakora nk'ibendera uti iyi nzu, uyu mubiri n'ubu buranga burinzwe n'ububasha butazwi kandi butagaragara, force invisible. Urugo rwanjye rurinzwe na force invisible. Iyi force invisible ishushanya ububasha bw'Imana, Imana itagaragara, ntigaragara ariko ibyo ukora bikagaragara, force invisible. Ese Bikira Mariya niwe ugenga urugo rwawe mu ishapure? Ndakubwiza ukuri, niba Bikira Mariya atari mu rugo rwawe, niba atarugenga, birumvikana n'akavuyo kiberamo, ni mu isayo, niba abagabo bagenda baruvogera n'aba bagore b'indaya, birumvikana cyane cyane igihe uwo mwashakanye adahari, uwo mwagiranye isezerano adahari. Nguko kumena amabanga y'urugo. Niba koko hari akavuyo, ndumva amabanga y'urugo aragiye hanze kandi byaba, birumvikana ntacyo gihisha, ntacyo gihishira. Niba Bikira Mariya atari iwawe, niba nta shapure ujya uvuga, niba utajya umwiyambaza, watsinda gute urugamba? Namwe rero bakristo bavandimwe, buri wese nadacunga izamu rye, nutaba indahemuka mu muhamagaro wawe nka Bikira Mariya, nta byishimo uzigera ugira. Umuntu wese umena amabanga ahorana ipfunwe, ahorana iminkanyari, ntabwo ari ku gahanga gusa, ahubwo mu mutima ahorana ubugome. Muzabicunge, ubwambuzi, uburyarya, kuko haravuga ati bagiye kubimenya ya mabanga namenye, wa muntu uva mfite, nivugiraga umutima uva ubuhemu. Uwo ngonye ntabwo ashobora kuba umutoni w'Imana nka Bikira Mariya, niba nta banga mufitanye n'Imana, niba utazi kubika ibanga, niba nta special force iri iwawe. Erega biroroshye kugwa, biroroshye guca inyuma, biroroshye guhemuka niba utari kumwe na Bikira Mariya, niba utari kumwe n'Imana. Urugero rwiza mu budahemuka Bikira Mariya. Iyi nzu irindwa n'ububasha butazwi, ububasha butazwi babyeyi. Umuntu wese, waba uri uwihaye Imana, waba ushinze urugo, yewe n'urubyiruko, ucyagusandaza amabanga mwagiranye n'Imana, ntuzigera wishima. Yego nyine ushobora guseka kandi bigakunda, ugakubita igitwenge, ugasabana n'abandi bigakunda, ugakora neza ubutumwa bw'inyuma, ariko imbere babiracika. Les infidèles, abahemu, bakirabiranya, bakirumira habiri, bakarabaye, ari bari kugenda batembera iwawe, rwa rugi rurangaye, y'amadirishya arangaye. Birumvikana wowe waba urindwa n'ububasha buzwi, bamaze kumenya umubare w'ibanga. Buri wese aratambuka nta kimutangira, bakanyota, bafite umuheha wa ruvuna bataka iwawe, barawucigatiye. Nguko kuba biri hanze, kurangaza inzugi n'amadirishya y'ababyeyi. Là-bas, il n'y a pas de force invisible, il n'y a pas de force spéciale. Ntabwo rero umuntu ku bushobozi bwe n'umunyantege nke bwe ntabwo ashobora kubyigezaho. Umupfakazi navugaga ntabwo ari uwabuze umugore cyangwa umugabo gusa, ahubwo ni umuntu wese uri wenyine. Burya iyo uri wenyine wakagombye kuba urinzwe n'ubundi bubasha nyine butazwi, Imana. Icyo ni cyo gusa gishobora gukuzitira ntube waca inyuma. Iyo ufite Imana, iyo uri kumwe na Bikira Mariya, rero nta wakwihanagaza ngo abyigezeho, ngo ashinge urugo rushoboke, ngo yihe Imana bishoboke, ngo akore ibyo yakoraga neza ngo bikunde, adafite ububasha butazwi, ububasha bw'Imana. Ubwo bafashe wa mupfakazi tumaze kumva, babagabo ntibamuvogera ngo bamumeneshe amabanga. Bityo bakristo bavandimwe bamaneko, bakirabiranya, ntibakajya bashaka gutuvogera. Ikindi kandi ni Imana itangiye ngabire y'ubudahemuka, no gutona ku Mana nka Bikira Mariya, ugahorana n'Imana. Niba se udasenga, niba se utavuga ndakuramutsa Mariya nawe, niba utavugisha pure, niba utajya mu misa, uragira ngo uzatone gute mubyeyi? Bikira Mariya niyo nzira y'ubusamo itugeza hehe mu ijuru ku Mana, kuri Yesu Kristo. Ushaka imigisha y'Imana wese acika ku ngeso mbi, akareka ibyaha, akamuzirana nyine nka Bikira Mariya Immaculée Conception, agakoreshwa n'ububasha butazwi, ububasha bw'Imana, ububasha bw'ijuru bumutegurira ijuru. Bikira Mariya mubyeyi w'Imana, nanjye usabire aho naradohotse, cyane cyane ku isengesho, ku muhamagaro, ku butumwa bw'urugo, ubutumwa bw'uwihaye Imana, aho nadohotse hose ku mugenzi w'ubudahemuka, la fidélité. Unsabire Bikira Mariya kuko ntihagije, ndi umunyantege n'umunyabyaha. Bikira mutasama mu cyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Amen. Mwese muvuganiwe umuvugi bwa Bikira Mariya aho muri hose. Imana ibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Mater Dei, Mater Dei.